nimukomeza kunyuranya nanjye mugakomeza gukora ibyaha nzohereza ibyago n'ingorane n'inyamaswa abana banyu bahure n'ingorane minoheza abantu banyaga abana banyu inzira zanyu nzisibe. Uziko iyo umuntu adakiranutse inzira yanyuragamo isiba. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Nitwa Pasiteri Safari Gerard, ndi umupasiteri kandi igikuru cyane nkunze gukora ni umurimo w'ivugabutumwa. Nkaba ngira ngo mbagezeho ijambo ry'Imana Mwami Imana yampaye kugira ngo tuganire. Ni ijambo ndaza kubabwira insanganyamatsiko, ariko mu by'ukuri turaba dusomye ahantu habiri, isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya. Wenda turaza no kwibwirana mu buryo burambuye, ariko icyo nifuza nuko buri muntu wese yatega amatwi ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 35, hanyuma turasoma duhereye ku murongo wa 8. Yesaya 35 turahera ku murongo wa 8. Jambo ry'Imana avuga ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abandi imitima ntibazayicamo, ahubwo izabiya abandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba, nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayibonekamo, nibo bazayinyuramo. Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagera i Siyoni baririmba, ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo, bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Amen. Hanyuma nanone munyemerere dusome ahandi mu isezerano rishya, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana 14, umurongo wa mbere. Mvuko havuga naho, nimuhagarika imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Murongo wa 4 cyane, kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati, Databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu arababwira ati, ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Imana ishimwe. Ijambo mfite rikuru, insanganyamatsiko, ni ijambo rivuga ngo inzira ijya mwijuru. Abantu benshi ku isi bavuga ko igihe kizagera tukimuka muri iyi si tukajya mu bwami bwo mwijuru. Ariko mu by'ukuri isi igitangira kuremwa, murabizi yuko Imana yaremye ibiremwa, irema n'umuntu, irema n'isi yose, irema isanzure ndetse n'ibindi. Ibyo abantu benshi barabyiga ndetse abantu benshi banabisoma mu bitabo, ntabwo ndi bubijyamo cyane. Ariko hariho isi, hakabaho n'ijuru. Bibiliya iratubwira ngo Imana yari yashyizeho ingengabihe orere iyo gusura umuntu buri munsi, ikava mu ijuru ikaza kureba umuntu, ikamenya amakuru ye, ikamenya uko bimeze. Byumvikana ko hari uburyo Imana yasangaga umuntu. Hanyuma iyo turebye tubona neza yuko byari byoroshye cyane ko umuntu yari afitanye ubusabane n'Imana. Ibyo murabizi ko byaje kuba ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma Satani ariwe Rusoferi aza kuza mu isi. Bibiliya iratubwira ngo wasugushira ishyano. Iyo ni indirimbo yaririmbwe n'abari mu ijuru, kuko umwaye Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi. Byumvikana hari ahantu Satani yanyuze, aza mu isi ateza umuntu icyaha kigeze ku muntu, hanyuma Bibiliya iratubwira ngo amuteza n'urupfu. Ibyo tubibona mu itangiriro nk'uko urupfu rwinjiye mu bantu. Hanyuma inzira ijya mu ijuru ni iyihe? Niyo mpamvu turaza kuyireba. Uwabikubaza ushobora kutabisubiza. Ese inzira ijya mu ijuru
ni ukuzamuka, inzira ijya mu ijuru ni ukumanuka, inzira ijya mu ijuru ni ugutambika, inzira ijya mu ijuru iri ibumoso bwawe, iri iburyo bwawe. Ibyo ni ibintu umuntu agomba kwibaza. Nagiye nganira n'abantu benshi, bamwe murabizi tujya dukora ikiriyo y'umuntu yitabye Imana, tujya duherekeza abantu mu nsengero tukabasezeraho, mu kiliziya tukabasezeraho, mu musigiti. Ibyo byose bigenda bibaho nk'uko abantu bafite imyizerere. Ariko abantu baravuga ngo yagiye, abandi bati yitabye Imana. Uriya muntu aba agiye he? Inzira ijya mu ijuru ni iyi? N'ubu ni ikibazo nkibaza. Ariko nk'uko Bibiliya itubwiye, turaza kuyibona mu ijambo ry'Imana. Ni amatsiko menshi abantu bafite, ndetse abantu bajya bibaza inzira ijya mu ijuru, ndetse bamwe barandika, abandi ushobora kugira utyo ukazamuka uvuga uti ngiye kwerekeza iki cyerekezo, ukabona n'ibyapa, icyapa kikaba cyakubwira ngo aha hantu nuhinjirira uragera aha. Nero bene data ndagira ngo mbabwire ngo nanjye icyo ni ikibazo nibajije, byanatumye nkikoraho ubushakashatsi. Bibiliya itubwiye ngo iki? Yesaya yaranditse aravuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abandi imitima ntibazayicamo, ahubwo izabiya babandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Imana ishimwe cyane. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga yuko Yesaya ni umuhanuzi, ni mwene Amosi, ni umuhanuzi mukuru. Bibiliya itwereka ko hari abahanuzi bakuru bagera muri 4: Yesaya, Yeremiya, Ezekiel ndetse na Danieli. Ariko Yesaya afite umwihariko, ndetse n'igitabo yanditse cy'ubuhanuzi Bibiliya itwereka ko gifite ibice 66, ndetse abahanga bagiranya ko ari nka Bibiliya yose ugereranyije n'ibyo bice. Yesaya yavuze Yesu, amutangira atari yanavuka, amuhanura amugaragaza, kuko yavuze ngo dore umwana w'umuhungu yatuvukiye, ndetse amwita n'amazina. Iyo usomye Yesaya 7:14 agaragaza Yesu uburyo azavuka. Iyo usomye 9 mu bice 9 bya Yesaya 5 hagaragaza uburyo Yesu azaza, ariko akitwa n'amazina. Bishatse kuvuga iki rero? Aravuga ngo azitwa igitangaza, Imana ikomeye, umujyanama, data wa twese, umwami w'amahoro. Yesaya niho hagaragaza iyi nzira. Iyi nzira Yesaya avuga ngo hazaba inzira nyabagendwa, iyo nzira izaba inzira yo kwera. Ayigaragaza nuko izindi nzira zari zanze. Haleluya! Izindi nzira zari zanze. Mu by'ukuri Imana ije gucungura umuntu, Imana ije kurema umuntu, yumvaga ko umuntu azagira ubwiza. Ariko mu by'ukuri kugira ngo umuntu ave mu isi ajye mu ijuru yagombaga kugira ahantu anyura. Niyo mpamvu umuntu amaze kwandura icyaha akanapfa, Imana yashatse uburyo bwo kugira ngo acungurwe. Murabizi, ntabwo ndi mu ariko uburyo Imana yashatse uburyo yongera kwambara umwambaro wo gukiranuka, hapfuye inyamaswa. Imana yica inyamaswa. Iriya nyamaswa yapfuye kugira ngo umuntu yambikwa, byasobanuraga ibitambo, byasobanuraga amaraso azakiza umuntu. Ariko ibyo nabyo ntacyo byabaye nkaho bimara. Ndetse hajeho icyo bita amategeko ya Mose. Iyo nayo yari inzira yo kugira ngo icungure umuntu, yari inzira yo kugira ngo umuntu azabashe kugera mu bwami bwo mu ijuru. Haza amategeko ya Mose, amategeko yitwa Tora, amategeko 10, ndetse n'andi mategeko y'umuryango yayoboraga Abisiraheli. Abantu amategeko bagerageza kuyakurikiza, ariko birananirana. Iyo nzira y'amategeko kugira ngo umuntu azabashe kugera ku Mana, agere mu ijuru, atsinze icyaha, atsinze urupfu, atsinze Satani, biranga. Iby'amategeko byaranze, iby'ibitambo n'abatambyi byaranze. Hari hakwiriye, haleluya, hari hakwiriye umuntu ushobora kuza agacungura umwana w'umuntu, akagaragaza inzira itagoye, yoroshye. Inzira ni iyihe? Yagombaga kugeza umuntu mu ijuru akaruhuka. Abantu bararirimba, abahimbyi bagahimba. Iyo nzira yari iyihe? Ntabwo iyo nzira, iyi nzira yagombaga kunyura mu mategeko, yaranze, irananirana. Inzira yagombaga kunyura mu bitambo, irananirana. Inzira yagombaga kunyura mu batambyi, birananirana. Bigaragara yuko Bibiliya iratubwira ngo Imana irababara, ikoresha inama mu ijuru, iravuga ngo ninde ushobora gucungura umwana w'umuntu akazamuvana mu kaga k'isi akazamugeza mu bwami bwo mu ijuru? Uwagombaga gucungura yagombaga kuza akabonana n'ibitatu byari biyoboye isi. Yagombaga kuza akabonana n'icyaha, akabonana n'urupfu, akabonana na Satani. Kandi kugira ngo umuntu azacungure undi yagombaga gupfa. Iyi nzira nayo yari ikomeye, ariko turashima Imana yo mu ijuru. Haleluya! Turashima Imana kuko Bibiliya yatubwiye ngo
Yesu ijambo yivugiye ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Byumvikana ko abantu bari bahagaritse imitima nyuma y'uko amategeko byanze, nyuma y'uko ibitambo byanze, nyuma y'uko abatambyi byanze, abantu bahagaritse imitima. Reka mbabwire ikintu cyatumye abantu bahagarika imitima gikomeye. Imana yararakaye irababara, iravanga ubwo abantu banze kunyubaha no kunyiranukira, abantu bakomeza gukora ibyaha by'ubusambanyi, abantu bakomeza gukora ibyaha by'ubujura, abantu bakomeza gukora ibyaha by'ubugome. Noneho ngiye gusiba inzira zabo. Hari inzira, ngiye gusiba inzira zabo. Noneho nimara kuzisiba bahure n'ibyago bikomeye. Iyo umuntu adakiranukiye Imana, iyo umuntu adakijijwe, ibyo yari yishingikirijeho byose birasiba. Umva uko mu Balewi handitse ibice 26, igice cya 26 umurongo wa 21, magambo akomeye cyane. Abalewi 26 umurongo wa 21 haravuga ngo kandi nimukomeza kunyuranya nanjye mukanga kunyumvira, nzongera kandi 7 kubateza ibyago bihwanye n'ibyaha byanyu. Ariko 22 haravuga ngo nzabaterereza inyamaswa zo mu ishyamba zinyage abana banyu, zirimbure amatungo yanyu, zibatubye, inzira zanyu zisibe. Nakanashakaga nimukomeza kunyuranya nanjye mugakomeza gukora ibyaha, nzohereza ibyago n'ingorane n'inyamaswa, abana banyu bahure n'ingorane, minoheza abantu banyaga abana banyu, inzira zanyu zisibe. Uziko iyo umuntu adakiranutse inzira yanyuragamo isiba, warubizi. Niyo mpamvu rero ahangaha rero ingorane zihari cyane, ari nazo ndi mu kubwira abaduteza amatwi ijambo ry'Imana. Turashimira Kristo Yesu. Oh haleluya, turashimira Kristo Yesu umwami w'amahoro, kuko bimaze kuba byose byanze habonetse inzira. Imana ishimwe, habonetse inzira. Iyo nzira nta wundi ni Yesu Kristo. Imana ishimwe. Bibiliya tubwiye ngo iki rero? Mu isezerano rishya niho tubona Yesaya amaze guhanura, yarahanuye aravuga ngo nyuma y'ibyo inzira izaboneka. Iyo nzira noneho izitwa iyo kwera, ayita izina, avuga ngo abandi imitima ariko bo ntibazayicamo, izabiya babandi. Bene data, inzira ijya mwijuru, ahangaha mite ntanga igisubizo cy'abantu bafite ikibazo. Inzira ijya mwijuru ntabwo abantu bose bayinyuramo. Ntabwo wapfa gufata ibiti n'amabuye ngo uyinyuremo. Ntabwo wafata ubusambanyi n'umusambanyi n'umusinzi n'umujura uri umwica uri umuntu mubi ngo uyinyuremo. Niyo mpamvu izabiya babandi. Aravuga ngo naho abagenzi baba ari abaswa, yashaka kwereka ko nta buhanga bundi, apfa kuba yiringiye Imana akemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza. Naho abagenzi baba ari abaswa ntibazayiyoba. Iyo nzira nta ntare izayibamo, igiteye ubwoba cyose ntikizayinyuramo, ahubwo izabiya babandi. Haleluya. Abo ni bande? Aravuga ngo ni abacunguwe. Uyu munsi inzira ijya mu ijuru nta yindi ni Yesu Kristo umwami w'amahoro. Imana nishimwe. Yesu rero yaje kuza mu isi, araza asibura inzira, araza abari we nzira. Niho yabyivugiye, yaravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari simbambabwiye, ariko kuko ahari ngiye kubategura hanyu, ngo aho nzaba namwe muzabeyo. Imana ishimwe. Toma aravuga ati none se data mwami, zari intumwa zizaze muri imbere, iyo nzira ni iyihe? Ni ikibazo nyine twatangiriyeho. Iyo nzira ni iyihe? Wayisubiza ubu? Ni umuntu wese natakira iyo nzira ni iyihe? Iyo nzira ntabwo watanga amafaranga ngo uvuge ngo nzagerayo. Oya, ntabwo byashoboka. Hari umusaza twari duturanye yajyaga avanga ibyo bintu ngo muririmba ngo ngewe igihe nikigera ngo nzashaka abantu ngo hanyuma ngo bakoranye ibiti ngo banyuzize ku rwego. Yabaga yasinze. Ariko abantu benshi njya numva n'abantu babigira ibidago akavuga ngo ngewe igihe nikigera ngo nzagenda, ngo Imana yaturemeye kuzajya mu ijuru. Birashoboka. Ariko ijuru ni ukurikorera. Ntabwo wavuga ngo Imana yaturemeye kujya mu ijuru. None iri jambo rikaba rivuga iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abandi imitima ntibazayicamo. None se niba wanduye umutima, niba uri umunyabyaha, wayinyuramo gute kandi iyo nzira ari inzira yo kwera? Iyo nzira ni iyihe rero? Ahangaha Bibiliya yatubwiye ngo iyo nzira ni Yesu Kristo. Bibiliya niko yatubwiye. Kandi Yesu rero ikitangaje cyane kinakomeye, nk'uko amagambo y'Imana twumvise yavuze, ni uko abantu benshi batiringiye Kristo ntabwo bazagerayo. Mvuko yavuze. Nongere nsubire ku magambo cyane hano ku murongo wa 6. Yesu aramubwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye mwaramenye na data, uhereye none muranzi kandi mwaramurebye. Niwe nzira, niwe kuri,
niwe bugingo. Reka mbabwire ikintu gikomeye rero none abantu benshi banasabwa, ari nacyo kigoye abantu. Niba tumaze kumenya ko inzira ari Yesu Kristo, ni ukunyuraho kugira ngo ugereyo. Hari ijambo rikomeye cyane, kugira ngo ugereyo nuko usanga Kristo akakweza ibyaha n'ibicumuro byagenda bite. Ubwe niwe wabyivugiye, yarabivuze mu rwandiko rw'Abaheburayo. Ayo ni amagambo y'Imana, namwe muzajya mwisomera. Avuga amagambo akomeye cyane mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 20. Ari nayo mpamvu bene data, buri muntu wese twumva mva ijambo ry'Imana, ndabarangiriye inzira rukumbi. Yesu niwe wariharuye iyi nzira igihe abatambyi byari byanze kugeza abantu mu ijuru, igihe abahanuzi byari byanze ko aba bageza mu ijuru. Murabizi ko habayeho igihe cy'abatambyi, habaho igihe cy'amategeko, habaho igihe cy'abahanuzi. Abo bose byari byananiranye, umwana w'umuntu agomba kumucungura. Ariko Yesu ubwo amaze kumanuka aritanga, asibura ya nzira rusoferi Satani yari yaranyuzemo. Uko yari yaje, arangije kuyisibura, ahagarara ku isi, ahangana n'urupfu, ahangana n'icyaha, ahangana na Satani. Murabizi bahuriye mu minsi 40 y'amasengesho, aramutsinda. Satani amubwira ngo nkuteze ikindi gihe. Iki kindi gihe cyari ikihe? Nuko yari agiye kumuteza icyaha. Murabizi ko yagiye mu rukiko agahura n'icyaha, ariko turashima Imana ko yabahoye Baraba. Iyo wizeye abohora Baraba, aravuga ngo Baraba, ibyaha byawe byose ndabyikoreye. Bibiliya iravuga ngo intimba zacu nizo yishyizeho. Arangije ajya none ku musaraba, abohora igisambo. Turashima Kristo, aha niho yaciriye inzira. Ariko umusaraba rero niho yaciriye inzira buri muntu wese. Arambura amaboko, aravuga ngo umuntu wese urushye, uremerewe, nazo nsanga ndamuruhura. Imana ishimwe. Bene data, mwaba murushye, inzira ni Kristo. Ababa babuze uko bigenza, inzira ni Kristo. Umva rero amagambo noneho ngira ngo nkwereke ko inzira ijya mu ijuru ari Yesu Kristo. Nta wundi uzagenda atamujyanye nk'uko yarabivuze. Umva umwanditsi w'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 20 yaravuze ngo tunyuze mu nzira yaduciriye nshya. Aho kajama mukumve, ntabwo iyi nzira ntabwo ari za zindi mwari muzi, ntabwo ari za zindi zinyura mu mategeko, ntabwo iby'amategeko twanabishobora. Amategeko nubwo Bibiliya tubwira ngo ibyari amategeko Yesu yaraje yose ayirangurizamo, akereye ubuntu, ashyiraho ubuntu. Ndaza kubereka ko ibintu byose uwemeye wese ababarirwa adasubiye mu bitambo. Ntabwo kubabarirwa ibyaha ari ukongera kujya gushaka intungura, ari ukongera kujya gushaka inka, ntabwo ari ukongera kujya gushaka ibimasa. Oya, ni ukwemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza. Imana ishimwe cyane. Aha rero yavuga ngo tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo. Biragaragara inzira iyo ariyo, inzira uko yitwa. Tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo, inyura mu mwenda ukinze, ari we mubiri we. Imana ishimwe cyane. Iyi niyo nzira rukumbi. Muririmbyi yavuze ngo nsezeye ku nzira z'isi zose, sinzazinyura muhereye ubu. Niko umuririmbyi yaririmbye. Aravuga ngo izindi nzira zirayobya. Ndi muririmbyi 183 aravuga ngo tugiye iwacu mu ijuru, ngwino wisiga izindi nzira zihorere. Tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo, inyura mu mwenda ukinze, ari wo mubiri we. Aha rero nyirizina murabizi yuko kugira ngo winjire mu ijuru ni ukunyura muri iyi nzira yaduciriye nshya. Iyo nzira nshya ni Yesu Kristo umwami w'amahoro. Igihe inzira zose zari zanze, igihe byari byananiranye, ni iyi nzira rero. Bene data, Yesaya niyo yahanuraga, aravuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa, izitwa inzira yo kwera, bandi iyi mitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'abandi. Iyi ni Kristo, niwe mwami w'amahoro. Ariko noneho reka turebe kwinjira mu mwenda ukinze. Murabizi yuko mbere ntabwo umuntu yapfaga kwinjira, yageraga ku mutambyi. Inyuma y'umutambyi habaga umwenda ukingirije ahera. Uwo mwenda ukingirije ahera niho havugaga ngo nahera hahera, ariho habaga Imana, habaga isanduka n'ibindi bihamya. Murabizi noneho aho hantu rero Bibiliya tubwira ahangaha umwenda ukinze, bishatse gusobanura ko ikibazo cyari iki. Ni ukuvuga ngo aha hantu Bibiliya itweretse yuko umwenda ukinze, umutambyi habaga mu rugo, ni ku ihema ryari ryubatse, aho hari aha rubanda. Hakaba noneho aho umutambyi yabaga ari yegereye ameza y'ihongerero n'ibindi ntabwo ndi bubisobanure. Nyuma yaho gatoya hari ahera hahera.
aho ngaho umutambyi yajyaga rero rimwe mu mwaka, ntibyari byemewe, habaga hakinze umwenda. Bishaka gusobanura ko Kristo amaze kwitanga agapfa agakingura iyi nzira ku mugaragaro, haleluya, umwenda ukingirira ahera waratabutse utabukamo kabiri, hanyuma bivuga ngo buri muntu wese yinjire. Ubu rero kwinjira ntabwo bisaba ko uri mugufi, uri muremure, ntibisaba ko ufite amashuri, ntibisaba ko ufite ntayo, ntibisaba amafaranga. Kwinjira bisaba kwihana ukizera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, hanyuma ukinjira. Bisobanura ngo umwenda ukingirira ahera waratabutse, uwo mwenda watabutse niwe mubiri we. Bibiri ikatubwira ngo yarashenjaguwe, haleluya, yarashenjaguwe, umubiri urashenjagurika kugira ngo twebwe abari abanyabyaha tubabarirwe ibyaha byacu. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko inzira niyo ni ukunyura aho ngaho mu mwenda ukinze. Ubu rero ntabwo inzira tukihabwa n'abitambo, ntabwo inzira tukihabwa n'abatambyi, ntabwo inzira tukihabwa n'ibindi. Oya, inzira iri aho ngaho, aho niho mugomba kunyura. Abantu rero mukurura ibiti, mukurura inzangano, mukurura amabuye, mukurura ibyo byose, ntabwo mugomba, ntabwo byemewe ko ugomba kwinjirana ibyo bintu byose. Byiyambure, wambara umwenda mwiza, hanyuma numara kwambara umwenda ugaragara imbere y'Imana, bisobanura yuko uwo mwenda ni umwenda w'agakiza, hanyuma utambuke winjire. Imana iguha umugisha. Icyo nshaka rero kuza kugeraho, tuza no kugira ngo buri muntu wese afate umwanzuro, ni uko uyu mwenda ari we mubiri we. Ntabwo ushobora kwinjiza ibintu byose ufite mu mubiri wa Kristo, ntibyakunda. Ari nayo mpamvu kugira ngo umuntu wese abashe kwiyambura ibimuremerera, abashe kugera mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe. Ni iyi nzira rukumbi rero ihita muri Yesu mo ndani, ni ukwemera umwenda ukinze waratabutswe, bisobanura ngo ni umubiri we, hanyuma ukinjira nk'uko iri jambo ry'Imana. Iyi nzira ni nshya, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo, ari wo mubiri. Ni ukuvuga ngo iyi nzira ni iy'ubugingo, nta yindi nzira. Inzira zose zaranze abantu. Rero nanone nongere ngira inama cyane ku kibazo gikomeye cyane. Abantu bajya bafata iyi nzira bakayisebya. Abantu ntibemere Kristo, ntibemere agakiza, ntibemere ibyo bigishwa. Akaba ari nayo mpamvu harimo ikibazo gikomeye. Ndetse Yeremiya n'abandi bahanuzi bagiye bavuga, Yesaya avuga ijambo rikomeye, ni naryo riza kubanziriza amagambo nza gusorezaho. Iri jambo Imana irimpa, yambwiye amagambo akomeye. Hari abantu benshi aza bashyira ibisitaza mu nzira ya bene se, akaza akarambika ibuye mu nzira, akarambika ibiti mu nzira, akashyira bariyeri. Bibiri ikavuga ngo bagatangira n'abakwiriye kwinjira muri iyo nzira. Icyo nicyo kibazo kinakomeye cyane. Ngira ngo nkwanurire uyu mwanya, nkubwire ko abo bantu bazabona ishyano. Abo bantu rero umva uko Yesaya yahanuye. Bajya baza Yesaya 57 umurongo wa 14. Umva uko yahanuye Yesaya 57 umurongo wa 14. Kandi azavuga ati, nimutumburure mutunganye inzira, mukure ibisitaza mu nzira y'ubwoko bwanjye. Amen. Ndetse hamwe yaranavuze ngo ibisitaza ngo ni amabuye, muvana amabuye. Ibisitaza ni ibihe? Ni ikibazo gikomeye. Mbere yuko tuza kuza gusatira umusozo, nagira ngo mbabwire ngo abantu benshi barashyira ibisitaza mu nzira. Ikintu gitangaje rero, ibisitaza ni ibihe? Mwene da, nagira ngo nkubaze, niba ushukashutse mugenzi wawe ukamwambura kandi mwasenganaga mwaririmbanaga, ubwo numukubise igisitaza ntumugushije, arakomeza inzira, arasiteye kubita hasi. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo nimureke ishyanga ritunganye ryera imbuto ritambuka. Reka mbahanuriye mu butware bwa Kristo muhabwa n'ijambo, nimuvane ibyo bintu byose by'ibisitaza mutambika imbere y'abagenzi banyu. Niba uvuze mugenzi wawe uramukomerekeje, ntari bukomeze, kandi mwari abagenzi bajya mu ijuru. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo turasiganwa ariko ntituza yo tujya. Irinde kuvuduka utagira ibintu gwira, irinde no kunyonyomba utagusha abagenzi ba. Niba muri abaririmbyi, nimugende umujyi umwe, muzi ko muri abagenzi, muvuga kumwe, kandi buri muntu wese yirinde kuba igisitaza cya mugenzi we. Ni Imana ishaka. Iryo jambo ndagira ngo nditsindagire. Ndashaka ko abantu bakiranuka, bagakiranuka, bakezwa, bagatungana, bakuzura imbaraga z'Imana, bakirinda. Bibiliya yageza n'ubwo ivuga ngo umuntu wese mu rwe ruhande abana n'umuntu wese amahoro.
ko niko umwanditsi yanditse. Nta mpamvu yo kugira ngo ushyire igisitaza imbere ya mugenzi wawe, ukaba ufite umugore cyangwa ukaba ufite umugabo ariko mutumvikana, umwe ajya mu cyumba cye undi ajya mu cyumba cye, kandi mwasezeranye kubana akaramata. Ntabwo byemewe. Ikindi, ukaba ufite umugore ariko ukabyara abandi bana hirya ku ruhande, ntibinagaragare ko abo bantu bateye igikomere, bazavuka isi atamenyekana. Uwo mubyeyi kaye nawe muteye igikomere kuko wamuciye inyuma. Ibyo ni ibisitazo. Ukabona abantu mu nsengero bararambura amaboko, mu kiliziya, mu misigiti bararambura amaboko, ariko mu by'ukuri mukuri ibisitaza imbere ya bagenzi banyu. Niko Bibiliya itubwiye. Umuhanuzi Yesaya mwe na munsi niko yahanuye. Ndagira ngo mbabwire rero yuko nanjye nagiye nkomeretswa na benshi. Umuntu yagiye ankomeretsa, abantu bagiye bankomeretsa ku buryo nagezaho ndavuga ngo Uwiteka Mana imbwira ijambo rikomeye cyane, rikomeye cyane, mu Baheburayo 13:6 ambwira ngo nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka ni umutabazi wanjye sinzatinya, umuntu yabasha kuntwara iki? Numvaga ari ikibazo gikomeye cyane, kandi nagiye gusenga nsengera abantu mvuga ni Imana ko mbona abantu bankomerekeje. Umuntu yari yanangiye mu nzira ankorera ikintu gikomeye cyane ku buryo nagiye nabwiye Imana ngo Mana ntabwo nakomeza urugendo, uyu muntu ni umukristo, none kugira ngo dukomezanye urugendo ntabwo birangoye cyane. Ariko ngiye gusenga nari nafashe amasengesho y'iminsi 3, ngeze ku munsi wa mbere ntangiye, Imana iransanga mbona umuntu amagaze imbere arambwira ngo ninsomwe ninamure Bibiliya ndayirambura, nsanga urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo, mu Baheburayo 13 umurongo wa 6 vuga ngo nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka ni umutabazi wanjye sinzatinya, umuntu yabasha kuntwara iki? Ndagira ngo mbabwire ijambo ryatumye rinkomerera cyane, ryarankomerera ijambo, bituma urwandiko ndarukunda cyane, ndarukunda ndetse nagerageje kurukurikirana. Nubwo mvuze Pawulo, ariko abantu benshi ntabwo bagaragaza ko umwanditsi ataramenyekana, atazwi, ariko ndarukunda. Harimo amagambo nza kuri iri jambo nsanga Kristo niwe wadukinguriye umuryango wo kugira ngo tugere mu ijuru. Nta mpamvu yo kugira ngo umuntu akwitambike mwene data. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo ngeze ku ijambo ry'ubuhanuzi Imana yambwiye kubabwira, kandi rikomeye cyane. Ni ijambo Yeremiya yahanuye ko abantu bakwiriye guhitamo. Nahisemo ubu, ntiwanyitambika ngo nkwemerere, ntiwantuka ngo mpagarare, ntiwanshuka ngo nkubwire ngo nkukurikire. Oya, inzira ni imwe, ni Yesu Kristo mwami w'amahoro. Ijambo ry'ubuhanuzi rero kugira ngo tunasenge, ubuhamya bwo ni bwinshi, ariko nagira ngo turebe Yeremiya 21 umurongo wa 8. Ni ijambo ry'ubuhanuzi rikomeye, ari nayo mpamvu ngira ngo buri muntu wese arisikatire cyangwa se arikomeze. Muhanuzi Yeremiya mwene Hilukiya yaje ava mwana tote, aza guhanurira Abayuda, babwira amagambo akomeye cyane, ndetse amagambo abantu benshi batangaye. 21 Yeremiya murongo wa 8 ni ijambo ry'ubuhanuzi Imana yambwiye ngo mbabwire. Ni nayo mpamvu ngira ngo buri muntu wese abyumve. Yeremiya 21 umurongo wa 8 muryumve. Kandi ubu bwoko uzabubwira uti ko niko Uwiteka avuga ngo dore nshyize imbere yanyu inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu ngo mwihitiremo. Isi yose ndagira ngo buri muntu wese ahatuye, uri umuhanga, uri umukire, uri umukene, uri muto, uri mukuru, ndagira ngo uyu munsi uhitemo. Naryo jambo nsorezaho. Urahitamo inzira y'ubugingo cyangwa urahitamo inzira y'urupfu? Inzira y'ubugingo, izi nzira zombi nabaye nkaho nzisobanura. Inzira y'ubugingo twabonye ko ari inde? Ni Kristo mwami w'amahoro. Inzira y'urupfu ni ya nzira ya Satani. Satani nawe afite inzira. Iyo nzira rero ndagira ngo mbabwire ko Bibiliya irayigaragaza mu butumwa bwiza Matayo yanditse. Yarayivuze, aravuga ngo hariho inzira ya gihogera kandi abayinyuramo ni benshi. Iyo nzira ijyana abantu muri Gehinomu. Akavuga ngo hari n'inzira y'ubugingo, iyo nzira irafunganye kandi abayinyuramo ni bakeya. Izo nzira rero, inzira imwe ijyana ikuzimu, indi nzira ijyana mu bugingo, Yesu Kristo. Inzira ijyana abantu kurimbuka ni iy'urupfu, ni iya Satani. Iyo umuntu apfuye ntabwo agaruka. Ndagira ngo uhitemo. Mbere yuko dusenga, urahitamo iyihe nzira? Urahitamo inzira y'urupfu inyurwamo n'abantu bagihogera, abasinzi bayinyuramo, abasambanyi bayinyuramo,
abajura bayinyuramo, abicanyi bayinyuramo, bose bayinyuramo, inzira ntiyagihogera. Cyangwa urahitamo inzira y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari we mubiri wa Kristo. Abayinyuramo ni abantu bahisemo bemeye ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza. Ni inzira kandi ngo aba bantu naho baba barabaswa ngo ntabwo bazayiyoba. Iyi nzira nta ntaribamo, iyi nzira nta muntu n'uyu n'umukomba, kandi iyo nzira bayinyuramo birinda ibisitaza kubishyira imbere y'abandi. Iyo nzira rero nta muntu utongana uyinyuramo. Niyo mpamvu uzasanga abayirimo batuje, ntabwo ari abantu basakuza cyane, ntabwo ari abantu bagenda bavuza induru. Abantu benshi kandi mwibuke yuko ibihugu byacu, isi yose yashyizeho ibihano y'abantu batubahiriza gahunda, kandi n'ijambo ry'Imana ubona ko ritubuza ibyaha. Ibihano byagiyeho ndetse inkiko ziriho hirya no hino ku isi. Abantu baracirwa imanza z'abantu bafashe abana batoya bakabakoresha ibyaha by'ubusambanyi, y'abantu banyuze inyuma abagabo babo bakabaca inyuma, bakagenda bagateza ibibazo. Abantu bari ku ngo bashyizeho amakampani arinda, bafite imbunda nyinshi ikomeye, barinda bajura. Nutihana uzagwa mu gico, ndagira ngo nkubwire, hitamo inzira. Iyo upfuye, gupfa ubu ntacyo byari bitwaye, ariko ikibazo ni ugupfa ugapfa ubusa. Niyo mpamvu mwene data ngusaba kwirinda kugira ngo utazapfa ugapfa ubusa. Abantu benshi njya nkuko nababwiye ndi umupasiteri, kuko abantu benshi bakunda ko tuvuga ijambo rya nyuma, ngo yasezeye gute, ngo byagenze bite, ngo nimubivuge. Ese niba ijambo rya nyuma waragiye utukana, nzavuga iki? Hari umuntu uherutse kunywa arasinda, azamutse ahantu ku rukuta hafi yaho ntuye, hariya arazamuka ku rukuta, hari urukuta ruri mu cyerekezo Nyabugogo, arazamuka hejuru yikubita hasi ahita apfa. Abantu bati muze mumushyingure, bati muvuge ijambo rya nyuma. Ese ubwo ijambo rya nyuma ni ryo mu kabari? Ijambo rya nyuma ni ryo uko yazamutse urwo rukuta yari yasinze atabona? Ni irihe? Ariko umuntu mwavuga ati ijambo rya nyuma ngewe ndavuga ko yazize agatama. Abantu baraseka cyane. Ijambo rya nyuma ryawe uzavuga ni iri? Uzavuga Yesu? Uzavuga Kristo? Byumvikana ko ugomba kwikontorora mu buzima bwawe bwose. Ndagira ngo dusenge. Uriho gute? Inzira wahisemo ni hitamo inzira ijya mwijuru, nta yindi, ni Kristo Yesu mwami w'amahoro. Imana ibahe umugisha. Ndifuza yuko tubana amahoro. Njyewe nakijwe nkiri umwana mutoya, mbatizwa mfite imyaka 12, kandi ndacyakomeje inzira y'Imana. Mbatizwa mu itorero rya ADP, kandi nkomeje gukora umurimo w'Imana, Pentecost, itorero ry'umwuka, kandi nakomeje kuzura umwuka wera, nkomeje gusenga Imana no kumeza kwirinda no gukomeza kukiranukira Imana. Ntabwo kandi nkuko nabivuze sinigeze mvuga idini rizajya mu ijuru, sinigeze mvuga Bibiliya gusa twereka yuko ari abantu bakiranuka bazajya mu bwami bwo mu ijuru kandi bagakiranuka. Ntabwo rero abantu benshi mwipfa n'amadini, oya, ntazagira umuntu upfa undi n'idini, ntazagira umuntu upfa n'undi n'icyubahiro, kuko ibyo byose birarangira. Kristo niwe ushobora byose. Ndagira ngo dusenge, ca bugufi. Sinkubwira ngo haguruka, sinkubwira ngo pfukama, wewe banza uce bugufi mu mutima, wihana ibyaha byawe byose, wemere ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, ukiranuka. Kandi Imana yagukije urupfu, Imana yagukije ibyago n'amakuba, Imana yagukije izo ngorane, no kugira ngo yikiranukire. Imana ibahe umugisha. Nishimiye kuko mukomeza guhitamo inzira nziza. Uhereye nonaha sezera ku nzira z'isi zose, uhereye nonaha ntuzazinyuremo, niko muririmbyi yaririmbye. Ndagira ngo dusenge kandi uce bugufi, bwira Imana ngo Mana mbabarira ibyaha byanjye byose, kandi wihenene Kristo Yesu mwinjiremo, va mu byurimo, va mu matiku, va mu magambo, va mu nzangano, uhitemo iyi nzira Kristo, uhitemo inzira y'ubugingo. Kiza inzira ebyiri, inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu, ngo mwihitiremo. Ndagira ngo dusenge Imana kandi henda Imana yo mu ijuru igutabare. Mwami Imana ishobora byose, mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane ko uri umutabazi, kandi umuntu wese wumvise iri jambo umuhe guhitamo neza, muhenda guhitamo inzira y'urupfu. Bundi gupfa byo ntabwo ni inzira itujyana mu bwami bwawe, ariko hari abapfa bagapfa ubusa, nyuma yaho bakazazukira urubanza, niko birivuga. Ariko uyu mwanya tumenye ko inzira ari imwe gusa, rukumbi ni Kristo Yesu mwami w'amahoro. Nuko kandi nkuko Yesaya yahanuye uduhe kuyinyuramo, ni inzira yo gukiranuka. Kandi abatambikagamo amabuye, batambikagamo imisitaza bagatuma bagenzi babo badatambuka, abo ngabo nabo bahe kwihana bahindukire. Ngushimiye cyane ko umuntu wese wumvishe ijambo ryawe mwambika imbaraga z'umwuka wera, ngo umaze gukiza abantu no kubahembura imitima. Nyemera nanone nsengere cyane n'abantu baha ubuzima, nsengere isi yose kugira ngo yuzuzemo imbaraga z'umwuka wera, abantu bahindukire kandi bakwizere, kandi abantu bakomeze kumva ubuntu bwawe n'urukundo rwawe, kandi abantu bakomeze gukora no gukubaha, bakora umurimo wawe, kugira ngo
ngo bazabashe kugera mu bwami bwawe. Si icyo gusa, baye gukora imirimo myiza kuko ariyo bazasanganiza Kristo ubwo azabavugije impanda, maze nibamusanganira, haleluya, bazamusanganire maze nabo bapimire imirimo, kandi imirimo yose izagaragara ko yakoranywe urukundo ngo izahabwa ingororano. Urakoze mwami, ngushimiye imbaraga zawe n'imbabazi zawe. Mwuka wera akomeza twigishe, kandi njye mvuze ibi wampaye, ariko Mwuka wera akomeze kuba umwigisha nk'uko ijambo ryawe rivuga. Dutegereje impanda, uduhe gukiranuka, isi yose, ibihugu byose